bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mauri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatanu, turagenda twihuta turyoherwa n'ijambo ry'Imana, ariko ndongera kubashishikariza kureba izi nyigisho kuko mbona mwaradohotse mu kuzireba. Nimba mwumva zitanabafasha mwabimbwira kugira ngo sinkazajye n'igihe, ariko n'abari abakeya bazireba ndabashimira kuko duhurira muri iryo jambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana niryo ritwubaka, niryo ridutera umunezero, ni naryo rituma dusangira ubuvandimwe nyine muri Yezu Kristo. Kuko nimba tugendana kwa Padiri Mauri, tugendana kubera ko Imana yaduhamagaye ikaduhuriza hamwe kugira ngo dusangire ubuzima muri roho we. Nicyo kiduhuriza hamwe, nicyo gituma ibidusenya tubishyira ku ruhande, tukimika ibitwubaka n'ibituma koko tubasha gukora urugendo neza dufatanyije nk'abavandimwe. Igikoresho cya mbere rero muri urwo rugendo nk'abavandimwe ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tumanyura, dusangira twishimye, kandi tukagerageza nyine kurihuza n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ku cyumweru gishize rero twakomeje kuzirikana ivanjiri ya Matayo ku mutwe wa 5, ni les Beatitudes. Twarabibonye tuvuga yuko tunafata n'umwanzuro wo gukurikira iriya style de Beatitude mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bikunze kugorana, ariko Roho Mutagatifu twahawe aradufasha. N'uyu munsi rero mu ivanjiri ni turacyari ku mutwe wa 5 ivanjiri ya Matayo. Twavuga yuko tugenda dusoma tuzirikana iriya vanjiri ku buryo bukurikiranye. Tugeze rero mu gice cya kabiri, Yezu atubwira ati muri urumuri rw'isi, muri umunyu w'isi, ibintu byiza, ariko turaza kubigeraho mu kanya. Mu isomo rya mbere rero twabonye mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya batubwira iyobokamana Imana yishimira: gufasha abakene, gufasha abapfakazi, imfubyi, guha indaro abatayigira, abatagira aho bege ku musaya. Ibyo byose ni religion, ni iyobokamana Imana yishimira, kuko kenshi na kenshi usanga abantu bayoboka Imana ku rurimi gusa, ariko Imana yacu yongeye kutubwira iti: nimba koko unyemera, nimba unkunda, bigaragarize mu bikorwa. Kandi ibyo bikorwa bigaragarire cyane cyane mu bantu baciye bugufi, mu bantu batagira kivurira, mu bantu batereranywe. Ndahamye yuko mu butumwa bwacu kwa Padiri Mauri icyo kintu kigomba kugaragara. Abapfakazi bacu bazi ko tubakunda nta kabuza, ariko natwe tugakora ibishoboka byose kugira ngo dusangire ubuzima nabo n'imfubyi zabo, kugira ngo ntihagire umuntu wumva ko atereranywe muri abo bantu Imana ikunda, kandi twebwe abantu bayo duhari nta kintu twabashije kumenya. Turebe rero nimba koko iyoboka Imana ryacu atari ku magambo gusa, ahubwo bigaragarire mu bikorwa. Kandi mu by'ukuri ntabwo Imana irimo idusaba kugira ngo dukore ibintu by'akataraboneka. Nta muntu Imana isaba gukora ibintu by'akataraboneka. Iyo umuntu afite ubutumwa bwo gukora ibintu by'akataraboneka, Imana nyine inamuha n'imbaraga zihariye kugira ngo abashe kurangiza ubwo butumwa. Ariko twebwe ntabwo Imana irimo idusaba gukora ibintu by'akataraboneka. Imana iradusaba kugira ngo mu buzima bwacu busanzwe twumve yuko tugaragaze ubuzima bwacu, ubuyoboke bwacu, dufasha twisanisha n'abantu bari mu kaga, abantu batagira epfo na ruguru, kuko twebwe kuri abo bantu turi igisubizo cy'Imana. Muvandimwe rero, nugenda ukazirikana ariya magambo yo mu isomo rya mbere, wibaza uti: ese yewe muntu, yewe Padiri Charles, ninde muntu mu buzima bwanjye nabereye igisubizo cy'Imana? Ashobora kuba ari umwe, ashobora kuba ari abantu benshi, ariko abo bose niba barabaye igisubizo cy'Imana, wowe ukababera igisubizo cy'Imana, rwose wakoze neza, ukomerezaho ndetse unanongere. Ariko
hari igihe twibagirwa ikintu. Ntabwo iryo yobokamana riboneka gusa mu gufasha abantu tubafashisha ibintu kuko ibintu uyu munsi biriho, ejo bikaba byahunduye, ejo bikaba byabuze burundu. Ariko twige yuko mbere yo gufashisha abantu ibintu tugomba kubashyira mu isengesho, kuko isengesho ni igisubizo gikomeye. Hari igihe n'ibintu tuba tutabifite, natwe dufite ibibazo, ariko niba twibutsa abantu mu isengesho, tuba tuzi neza yuko Imana ibageraho, uko Imana abo bose ni za kategori: imfubyi, abapfakazi, abatagira aho bege ku musaya, ni za kategori z'abantu Imana yishimira kandi yisangamo, kuko Imana izaducira urubanza ihereye ku buryo twakiriye abantu, twabonye Yezu Kristo muri abo bantu nyine baciye bugufi, b'abakene, batagira kivurira, batagira aho bege ku musaya, babuze epfo na ruguru. Ibyo byose rero ntabwo tubikora nyine mu magambo, ni nabyo twabonye mu isomo rya kabiri, aho Pawulo mutagatifu yabwiraga Abanyakorinto, ababwira ati: nyabuna, ntabwo naje aho ngaho iwanyu nitwaje amagambo asize umunyu y'ubuhanga, amagambo akomeye cyane y'ubuhanga, ahubwo njyewe naje nishyikirije Kristo Nyagasani, kandi Kristo wabambwe ku musaraba. Maze rero hari igihe abantu bashobora kukwigisha Yezu utanga amafaranga, Kristo ukora ibitangaza by'ako kanya, Kristo ugira ukubakira inzu, Kristo ukugurira ibibanza muri Kigali, Kristo ugimeze oya rwose. Umuntu twebwe twakiriye nk'Imana nzima y'ubuzima bwacu ni Kristo wabambwe. Burya biroroshye cyane kwigisha abantu, umuntu ababwira Kristo nyine utanga ibintu ukomeye. Kristo wabambwe ni Kristo umunyantege nke. Abantu bose ngo baramurebaga ntagire ngo nushaka no kumunyweraho amazi, bamugize iciro ry'imigani. Umuntu mwiza mu bantu bose b'Imana, yari yuzuye amaraso, yarabambwe ku musaraba, ariko yarazutse. Yarazutse. Icyo nicyo cyongera kiduha amizero ya gikristo, tukishima cyane. Maze rero ntagire umuntu uza kugira ngo abateshe umwanya, abateshe umurongo na disikuru nziza de persuasion, disikuru zo kubakonvenka, zo gutuma mumuyoboka, kuko mwebwe Pawulo mutagatifu yatubwira ati: muyoboke Kristo, Yezu Kristo wabambwe, Yezu Kristo le crucifié. Iryo ni ryo banga ry'abakristo, ibanga ry'umusaraba ni ryo ngiryo. Ntabwo Kristo agendana n'ibintu bihindira cyane, oya. Yezu Kristo yagendera nyine mu bantu bicishije bugufi, kandi kwicisha bugufi ni ukumenya ko twebwe tugomba kugabanuka, hanyuma Yezu Kristo dutuyemo akagaragara. Iki gituma rero Pawulo mutagatifu yagiye avuga ati: jyewe ntabwo nashatse kwifatanya namwe, mbabwira nyine Kristo, mbamamarizaho Kristo wapfuye, wabambwe, akazuka, ariko ngira ngo ukwemera kwanyu ntikube gushingiye ku magambo y'ubuhanga bw'abantu, ahubwo kube gushingiye kuri Roho Mutagatifu no ku mbaraga ze. Bavandi, ukwemera kwacu twese ntabwo gushingiye ku magambo meza twumva abantu bavuga, abantu b'intyoza bazi kuvuga, oya. Ukwemera kwacu gushingiye kuri Roho Mutagatifu no ku mbaraga ze, sa puissance, nta kindi. Umuntu uzabigisha ibinyuranye n'ibyo ntago azaba bakunda. Kandi Roho Mutagatifu ni ya mpano y'ikirenga twasezeranyijwe na Yezu yatwohereje igihe yageze nyine yasubiye kwa se, maze akima ingoma, akicara iruhande rwa se. Rwose ndabinginze,
ntitugende ngo tubure mu magambo, dutigiye mu magambo, ahubwo tureke umusaraba wa Yesu uduhindure, lo crucifié aduhindure, kandi naduhindura nta kabuza buri munsi tuzahora tuzukana nawe. Ibyo rero ibyo twabonye mu isomo rya mbere, ibyo twabonye no mu isomo rya kabiri, nibyo bizadufasha kuba umunyu w'isi no kuba urumuri rw'isi. Murabona abavandimwe, kuba umunyu ugamije gutanga icyanga mu biryo, icyanga mu buzima. Natwe rero nimba turi umunyu nk'uko Kristo yabidusabye, tugomba gutanga icyanga aho tunyura, icyanga mu bo tuganira nabo, icyanga mu bo tugeraho Imana idutumaho. Rwose dutanga icyanga bavandimwe kwa Padiri Mawuri. Buri wese abere icyanga mugenzi we, buri wese abere uburyohe mugenzi we, kandi ntabwo ari uburyohe twebwe twifitemo bwacu, ubwo ni uburyohe bwa Kristo budutuyemo, tugenda dusangira n'abantu. N'urumuri rero, urumuri twahawe n'urumuri rwa Kristo kuvana muri batisimu, twararuhawe. Ntituruhishe rero ibikorwa byacu bya buri munsi bigaragaze urwo rumuri, rugaragaze ubwo buryohe, icyo cyanga tugenda duha abantu, kubera ko twamenye Kristo, kandi Kristo arakomeza akaduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndabinginze bavandimwe, mugende muri amasomo y'uyu munsi, isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya, isomo rya kabiri mwaro ya mbere mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, no mu ivanjiri rero uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 5 kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 16. Dukomeze turyoherwe n'aya masomo nkuko nsanzwe mbibabwira, tutinde ku ivanjiri, tuyisangire kuri social media, tuyisangire aho bishoboka byose, no kuri za telefone igihe tuvugana, kuko nimba tubereye abantu icyanga, nta kabuza amagambo adusohoka agomba kubaka abandi, ntago agomba kuba ari amagambo abasenya, amagambo y'ishyari, amagambo y'imvugo mbi zikomeretsa abantu. Ibi byose biba byerekana ko nta cyanga twifitemo. Ariko uyu munsi Kristo aduha icyanga cye kugira ngo tube koko umunyu w'isi n'urumuri rw'isi. Maze rero ndabakunda, duhurire muri iyi porogaramu, tuyikunde kandi ibigamije kutwubaka mu muryango wa Padiri Mawuri, kuko nta handi tuzubakira ukwemera kwacu atari kuri Kristo wigaragarije muri roho we, kandi no mu mbaraga za roho we niho ukwemera kwacu ugomba kubakirwa. Ntabwo tugomba kubakira ku magambo meza y'abantu. Oya, ntimuzubakire ukwemera kwacu ku magambo hari nababwira giye Padiri Shari, ahubwo mu byo mbabwira mugerageze gukuramo imbaraga za Kristo, kuko nicyo kintu cya mbere, kuko nimwubakira kuri Kristo, inzu yanyu y'ukwemera nta kizayinyeganyeza. Rero mavandimwe, dukomeze tugendane kandi tugire icyumweru cyiza. Nkuko bisanzwe mbasigiye umugisha w'Imana, ababaye bakire ihumure rivuye ku Mana, abishimye nabo bakomeze bishimire muri Nyagasani, kandi ibyishimo byabo babisangire n'abandi, bibabere n'imbarutso, intandaro yo kugera ku bantu bababaye, kugira ngo nyine nabo babagezeho iryo humure ry'Imana. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.